kuki yavuze mu M23 haza brigade hybrid urumva yihariye MONUSCO igahaguruka n'abandi MONUSCO ati muparike tuzane MONUSCO number 2 y'aba Tanzania Malawi n'abanya South Africa urimo kureba ariko twirwana nta kitwaye gumino nta kitwaye Intambara nta kitwaye na FDL nta kitwaye kuko FDL isanzwe kontrola agace ka Warikare ndetse na Rucuru n'ibindi bice bya Masisi igice gitoya ukabona none tunabize mu MONUSCO ukabona MONUSCO ntagira koresha helicopters zayo ngo zije kubombarida ADF yamaze abantu muri turi ariko mu 23 abantu ubona nyine ko n'iryo zina aho rituruka dukunda kubivuga kuri etimology y'iryo zina abona ko bigeze no kuganira na leta Nairobi bakaganira nayo hose ibintu nk'ibyo ngibyo M23 ikazana ikibazo gikomeye cyane ibintu ngise kugeza ubwo Fardc yanda igakora mu jisho ry'intare buryo umuntu mwarwanye ntagaba umwana igakora mu jisho ry'intare karasa ku butaka bw'u Rwanda. Turabasuhuje kandi turabifuriza ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. David muraho neza kandi murakomeye bwana Karijabo. Na amahoro. Amahoro meze gute? Amwe ujye uvuga. Oya amahoro burya nayagiye ibyiciro. Na amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushoboka. Ku giti cyanjye bana ubone sawa kabisa. Ni fresh. Ariko muri rusange nyine urumva ntago bimeze neza. Kubera iki se? Kubera ntabwo bimeze neza igihugu cyacu cyatewe nk'ibisasu nasubiye ibyo ngibyo uruzi nk'umuntu nkanje muri abantu bita ngo nabakihaje n'abapatriote hari yego eka abantu baje batwita ariko sinzi niba nabyo gusa urumva ntabwo bere sawa to umuntu aba yumva bitameze neza ni nabyo tugiye gukomozaho rero ku munsi w'ejo mu Rwanda haguye ibisasu byaturutse ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse itangaza igisirikare cy'u Rwanda cyashyize ahagaragara kirasaba wa mutwe uhuriweho wo kugenzura ibibera muri aka karere bita EGVM mu cyongereza kugenzura bakareba mu buryo bwihuse bakanatanga raporo y'ibyabaye by'ukuri ndetse ingabo z'u Rwanda RDF zishinja Fardc kuba ariyo yarashe ku butaka bw'u Rwanda. David warabikurikiranye mu by'ukuri iki ntabwo ari ubwa mbere dukoze iki kiganiro ibuka ko bushize twavuze tutese abakuru b'ibihugu bahuriye i Nairobi bemeranya ko baguye kurandura imitwe yitwaje intwari ikorera muri Kongo none birasa nkaho ari byo byatangiye nibyo cyangwa ahubwo ko twabonye FRDC ifatanyije n'indi mitwe yakabaye irwanya ntabwo ari byo. Oya ni aho ngaho mbaje ibibazo bitandukanye icyo kuba wenda ari inkundura leta ya Kongo yaba yatangije bushya mu guhashya icyo bita ngo ni imitwe y'iterabwoba cyangwa imitwe sitavuga rumwe n'ubwo butegetsi bwa Kinshasa icyo cyaba ari ukuri ariko ikitarimo no kuvuga ngo iyo nkundura ni inkundura yabisanzwe ntabwo twabona inkundura nshyashya ni inkundura yabisanzwe cyangwa se ku rundi ruhande ariko wenda bije mu kibazo utambajije yaba ari inkundura idakenewe kuko mu Gifaransa hari ijambo no gukoresha mu ma opération militaire ibyo bavuga ngo ni des opérations à grande envergure. Icyo gihe rero icyo gihe no kuvuga ngo ni ibikorwa bya gisirikare ariko mu buryo bwagutse. Hano rero impamvu hazamo agapolemike gatoya cyangwa se ikintu kitumvikana kenshi cyangwa cyumvikana bigoye no kubyita ngo byatangijwe kandi urebye nka operation y'ingabo za Kongo zikora muri biya biciro zo ko bagenda baziha imibare hango sokora no gusukura nettoyer urumva sokora 1 sokora 2 kuzamura n'izindi ukavuga ngo rero ibaho sokora ya kabiri operation sokora ya kabiri ufa ko habaye na sokora ya mbere yaba ari continuity y'cyari kiriho rero ako ntabwo byakozwe impindura nshyashya nk'ibintu bidasanzwe. Ikindi cya kabiri navuga nuko bibaye izo opération de grande envergure n'ubundi byakabaye bireba dufate nk'urugero nk'ibivuga muri Sud Kivu sibyo uretse ko ibarwa nk'itari mu bihe byihariye by'umutekano nabyo abantu babyibazaho impamvu ibihe byihariye bibarirwa muri Kivu ya ruguru na Ituri gusa kandi naho Sud Kivu bitameze neza. Ikindi kandi byanagendera hamwe ni operation ziherutse kubera mu gace ka Beni na Ituri nyine zakozwe n'ingabo za Uganda UPDF na FRDC ari muri yo cadre ya des opérations à grande envergure biba kuri ubwo buryo buri coordonné
ndetse icyo wavuze abakuru b'ibihugu baganiriye mu byo baganiraga byo gukuraho iyo mitwe y'inyeshyamba, uzi ko twabonye Uganda ijya muri turi naho hose ibyavugwaga muri icyo gihe habaga harimo yuko byanashobokaga ko n'u Rwanda rugira uruhare muri izo operasiyo kuko zikagera kuri iyo cadre ya grande envergure, ndetse ko n'u Burundi byari gushoboka. Ariko ngarutse mu kuba mbona bitari muri iyo cadre, ni ukubona ko wenda nka Uganda yagiye Kongo biratangazwa mu buryo officiel hagati y'ingabo za Uganda n'iza Kongo, ariko u Rwanda narwo rwashobora kujya muri uwo mugambi ntago byagenze gutyo, ndetse hari n'ibihuha byize gutambuka cyangwa se byari nabyo ntawamenye ibintu bibera ku isi bivugwa yuko hari umutwe w'abapolisi y'u Rwanda yemedaga kujya ngo muri Goma, ntabwo tuzi icyo yenda kujya gukora. Abakongomani uzi ko banigaragambije akanagwa benshi. Tuvuye ku by'u Rwanda n'iki umva ko byo ntibifite gihamya niba koko byari binateguwe, gusa babivugaga barikurikizaga ko hari abayobozi niba ari abapolisi na gisirikare n'iki muri Kongo bari basuye u Rwanda, ibyo nibisanzwe ingabo gusurana, bakuvugaga bati wenda bagiye gusaba ko nabo bohereza abapolisi. Abantu bakanibaza kuki hatavugaga ko mubari bujye Goma eventuellement hari abagara abasirikare bakavugamo abapolisi, ahandi hari abasirikare. Tugiye no muri Sud Kivu mu minsi ishize byavuzwe ko ingabo z'u Burundi FDN nazo zagaragaye mu bice bitandukanye, ndetse bigatangazwa sometimes na Ry'Intambara bigatambuka n'iki byose, Burundi bukabihakana, ubundi n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo. Ukavuga uti rero nahakanaga ko ari ibintu bishyashya bije, kuko operasiyo zirasanzwe, wajya mu mibare wajya mugenda bivugwa urumva. Ariko ikindi nanahakanaga cyangwa se nemezaga nuko uko ibyo birimo gukorwa muri ibi bya M23 ndashaka mbona na polemique bitandukana cyane mu makuru n'uburyo bikorwa ahandi, hakagaragara umwihariko kuri M23 uburyo irwanywa. Kuko urumva nko ino ntambara warimo uvuga muri no minsi no operation si ibanga baravuga ko harimo c'est une opération très très conjointe irimo na MONUSCO. Ukibaza iyo habaye ikibazo cya M23 tunagiye mu mateka muri 2012 mu gihe cya M23 yakiyagiye, urumva kubera iki kuri M23 MONUSCO ihaguruka Roni gahaguruka, donc ukabona Kinshasa iri tete cyane about M23 sibyo, ariko havugwa imitwe amagana iri mu burasirazuba bwa Kongo. Twagiye no muri Sud Kivu naho twavugaga, ukabona ahandi ho rwose par exemple muri Sud Kivu twavugaga ntabwo Sud Kivu iri muri ni intara kwayo, ariko ntiri mu ntara zigira mu by'umutekano, ni mpamvu itanashyizwe muri buriya buryo bwihariye. Uzi ko ubu Nord Kivu iyoborwa n'umusirikare sibyo, na Ituri iyoborwa n'umusirikare, ariko Sud Kivu yo irimo za Gumino, ikamo za Ry'Intare, ikamo everyone ho usanga na za Mayimayi usanga batarayifashe. Kandi uzi ko biriya bintu byateguwe buno buryo bwateguwe hari ikibazo mu Minembwe byasakuje abanyamurenge, abangiki, abanyendu n'iki byose harimo ibibazo. So ukavuga uti ibintu byo muri Kongo biravanze kubera iki buri gihe ibintu bisakuza. I know you making an use ariko M23 ihagurutse, kuko rujya ku bwinshi ntabwo uvuga ngo M23 ishobora rwanya Kodeko ikorera muri Ituri, ariko usanga muri Ituri ho government na Fardc ifite approach yo kuvuga ngo reka twohereze nimbusanya mwisi uherutse Kodeko ikaramara igihe kirekire yaramufashe. Uribuka ko delegation yavuye Kinshasa irimo n'abasirikare bayobowe n'uwo mugabo wahoze afite ingabo hariya muri Ituri, bakavuga ati ndi kuvugana n'inyeshyamba za Kodeko uburyo twakemura ibibazo zikorera muri Ituri nyine zitazina mugira imbohezo marana iminsi. Ndumva icyo kibazo gikemutse nkomeza birashize. Urumva hari ikibazo kuri leta, bamwe batebereje amangiye gukoresha ngo leta n'umubyeyi. Hari umubyeyi ufite abana kugira ngo abantu babyumve neza kuri Primo Media TV. Hamwe afite abana bamwigometseho. Bamwe bari muri Sud Kivu. Sud Kivu ni intara, ariko bo tuvugishije ukuri baragaragara nk'abatamuteye ikibazo cyane atuma ashyiraho uburyo bwihariye bwo kuhayobora nk'uko ubwo buryo buri muri Nord Kivu na Ituri. Icyo ni cyane icya kabiri. Noneho hari abandi nabo bigometse bari muri Ituri na Beni naho ngaho, bo sometimes biba ngombwa ko banaganira bakanatumwaho n'intumwa zivuye mu badepite kimugene mu baganize mu buryo bagona biri bagira gutera iki n'iki, kandi bari viora even kurusha M23 aho ugiye kureba abantu bavuga ko bishwa muri Ituri
buri M23 bayishinja ibintu byinshi rero kuvuga ngo yica abantu ngo igira gute iki n'iki nta nubwo banabishyiramo uretse ko ntabwo babigira big deal ubona M23 ari nka threat urumva ari nk'icyo abantu bakunda kwitekera reka tudakoresha indimi nyinshi urumva ariko muri make hari ndaza kubyibuka neza noneho ukavuga uti kuki gumino twirwaneho ABCD rero Intambara iri an evidence mu bibazo bishobora guhangayikisha Kongo that's one sibyo ADF n'ubwirwanga na Uganda n'iki byose UPDF itari ubona ko ari ibintu utavuga ngo byahagurukishije MONUSCO byagize gute ADF ginatwika ibigo bya MONUSCO ariko ntijyane kajugujugu nk'izo twabonye twumvise ejo zaguze operation Air Force ya MONUSCO ariko gutwasubira amateka inyuma rero kugeza gushyira brigade de déterivation rapide yihariye yarimo abamarawi abatanzania cyose kubera M23 yafashe umujyi wa Goma ibintu nk'ibyo ngibyo donc ukareba ukavuga uti rero iki kibazo mpamvu very complex ariko ukuntu niba ndakuma ndumva usa nkaho justify ko M23 ifite ukuri bitewe nuko ari yirwanwa yonyine ntabwo ari ukuri ntabwo ari ukuri ahubwo turi bushake muri body iyi nkuru y'iki kiganiro turi bushakemo ni kuki M23 ifatwa mu buryo buri special urumva tutagendeye ku kuri kuko ntabwo tujajinga twebwe kuki bavuze M23 haza brigade hybrid urumva yihariye MONUSCO igahaguruka n'abandi MONUSCO ati muparike tuzane MONUSCO number 2 y'abatanzania Malawi n'abanya South Africa urimo kureba ariko twirwanaho nta kitwaye gumino nta kitwaye rero Intambara nta kitwaye noneho na FDL nta kitwaye kuko FDL isanzwe kontrola agace ka Warikare ndetse na Rucuru n'ibindi bice bya Masisi igice gitoya ukabona none tunabize mu MONUSCO ukabona MONUSCO ntagira koresha helicopters zayo ngo zijye kubombarida ADF yamaze abantu muri turi ariko M23 abantu ubona nyine ko n'iryo zina nkaho rituruka dukunda kubivuga kuri etymology y'iryo zina abona ko bigeze no kuganira na leta Nairobi bakaganira nayo hose ibintu nk'ibyo ngibyo M23 ikazana ikibazo gikomeye cyane ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo nsobanura rero giye credibility M23 ntabwo gende muri iyo position nta nubwo bindeba giyewe ndasesengura hangaha ariko ibyo mvuga ni ukuri ntabwo Sidikivu uzampakanya Sidikivu ntabwo iri mu buryo bwihariye bw'imitegekere kandi hari ibibazo bitaragaseshwa rumuri nka Nord Kivu na Ituri ibyo ni ibintu ikindi ntabwo iyo mitwe yahagurukije MONUSCO Minembwe ntabwo yahagurukije MONUSCO muri Uvira ntiyahagurukije MONUSCO Masisi mu busanzwe mu 20 bitaraza ntiyahagurukije MONUSCO muri IDF naru nuva n'izi operation barimo UPDF na Fardc MONUSCO ntabwo igaragaramo cyane urumva ibyo rero ni ikibazo gikomeye cyane abantu bagomba kwibazaho wenda cyangwa se urebe wayimbaze impamvu kigo wa mugani kuko iyo myihariko ihari ariko twatangaga kugira ngo abantu amenye ishusho rusange y'ikibazo kiri hariya ndetse kugeza ubwo Fardc yanda igakora mu jisho ry'intare buryo umuntu mwarwanye ntaga umwana igakora muri jisho ry'intare ikarasa ku butaka bw'u Rwanda ngira ngo uribuka ko muri 2012 hari igihe ndetse ingabo z'igihugu RDF zigeze gukora ibyo bita military ultimatum ibyo bita gutanga gasopo ya nyuma ndetse bafata n'intwaro twaraye Nyabugogo twese ibifaro byita military ultimatum cyangwa se muri diplomacy bagita jungle boot diplomacy kujya kohereza ingabo hafi n'umupaka n'ibintu nk'ibyo ngibyo so urumva rero ni ikintu kiba kitoroshye cyane kugeza ubwo nyine Fardc yigerera u Rwanda ikanarurasa ibisasu n'iki byose hano dushaka kuvuga M23 tukavuga iki n'iki ariko harimo anje nyinshi hari ibintu bihishe inyuma byinshi cyane ku buryo wanasanga M23 intambara zigezeho ku isi mujye muvuga nkunda kuvuga amagambo menshi ngabuzwa niyo kuvuga kujya usha mumbarire cyane kujya ushobora gusanga ino ntambara nkunda gutanga urugero ku kiganza cyane hano dushobora kuba tubona M23 ariko hano inyuma nta M23 irimo ari ibintu bize harimo gushotoranya bukomeye cyane harimo gushotoranya bukomeye cyane kureba ngo kubera iki M23 ariyo yonyine cyo navuze haragomba ifashe umwanya munini cyane ariko tunahirukire kuko iyo dusesengura ntabwo tugomba kubogama na none kuki M23 yo idafite abatari bivejuru ari abakongomani nk'abandi bantu basanzwe bahumeka bafite amaraso nk'ayandi kuri nombore ntabwo nzi nombore yabo ko ingana ariko amakuru umuntu abona M23 yivugira mu 6 hafi aho ngaho ariko ntabwo nibwira ko M23 ndusha ubwinshi aba FDL cyangwa se n'abandi batumba kuvuga haruguru kuki M23 yo iresista buri munsi mu matangazo itangaza igaro yumvisha abantu ukuntu yatsinze ayo matsinda yose ayirwanya uretse gusa MONUSCO yagiyemo ko byabaye ibibazo kenshi ukabona M23 iravuga iti Fardc yatera ama brigade n'ama division ngahe
tuyasubiza inyuma igira gutya irananirwa ngira ngo amakuru yumvikanaga ku mugoroba wejo yavugaga ko ishobora kuba yasatiriye n'ibirindiro bya Bunagana n'iki byose kamemo umuntu we ushyira mu gaciro iyo persistance ya M23 yo yabikomoka kuki yabiva kuki ndetse hazagira n'uwandika nko muri commentaire ati ni nayo mpamvu nyine ireberwa kuri iryo jisho erega no kuri M23 yageze gufata umujyi wa Goma ikawujegeza kandi na CNDP yageze gufata Bukavu mu gihe cy'abitwaga Colonel Mutabazi na Rankunda n'abandi bose. So ibyo byose ni ibintu abantu bavuga bati na M23 hakwiye kurebwa impamvu iyo persistance impamvu tuyitera ikatunesha abandi batatunesha cyangwa se bamwe nibana batera birumvikana ariko niba batanabatera nabo ntabwo ari kuvuga ko atari aba enemies b'igisirikare cya Congo. So iyo rero iyo potential M23 ifite nayo wenda abasesengura bari hakurya bayibazaho bakavuga ati uwo mutwe wo utunesha uturwanya ugira gute dutsimvuruka dutsinsura tukagira gute ariko n'ikintu abantu batezaho karija ubona M23 yongeye kwiyandayandita abantu kuba bica hejuru hazagira bitubwira abayizi byinshi kuturusha yiyanda yarizwi ikibungo iya Runiga indi yarizwi za Kamwenge nayo hose aho bari muri zo nkambi bakize mu Uganda ndetse na Bertrand Bisimwe bivuga ko ngo akorera muri Kampala niho yandikira amatangazo ibintu nk'ibyo byose gusa ishami rya gisirikare ARC rigakora iyo za canzo n'ahandi so bakora ntabwo mpazi ariko ubona M23 yongeye kuba resurrection ya M23 yongeye kumera gute. So niyo mpamvu ibi bintu birimo anje nyinshi bikomeye cyane izo anje turi buzireho muri iki kiganiro zishoboka ariko impamvu cyo M23 iba dangerous kuki Kongo bavuga M23 iritete igahuruza ikagira gute sinakubwira Monusco igahaguruka ntabwo byoroshye M23 ni ikibazo kitoroshye kuki nyine ari ikibazo kitoroshye kuki ari ikibazo kitoroshye kuki ari ikibazo kitoroshye ni ikibazo kiza cyane impamvu cyari ikibazo kitoroshye nuko burya hari umugani mu Kinyarwanda bakunda kuvuga umwana wanzwe ni gukura umwana wanzwe ni gukura no kuvuga ngo M23 ishobora kuba mu mitwe iri muri Kongo nayo tuyigarukeho ariko turanareba no ku ruhande rwa Kongo iyo kuki ntabwo turi kuri M23 gusa ishobora kuba iyo ukoresheje iperereza neza ukasesengura ugakurikirana metamorphose ya CNDP kuko M23 yavuye muri CNDP ukareba uburyo CNDP organize ndetse bikaba 2008 n'icyenda gutyo nakoreraga no muri bya bice byari byegereye nabonaga amakuru menshi ubona ko M23 yari ifite ikintu yatangiye kubaka muri Rucuro kiburyo bubiri muri physique no muri psychologique and social and politics kuko wasangaga M23 yatangiye gushyiraho imitegekere idasanzwe muri Kongo decentralisation yaratangiye gushyiraho abayobozi M23 ya Rankunda yari yatangiye gusetinga imiganda ibintu nk'ibyo ngibyo ndetse ku buryo abakongomani bari batangiye kugirwa bavuga bati iyi mitegekere iri hano muri aka gace batagayaga batavuga ko ari mibi kuko buryo ushobora kuba uri mu Rwanda ukavuga uti wenda mu mpinduka zabaye muri local government mu Rwanda ukavuga uti wenda habeho district kera harahozeho commune ugajya Uganda ugasanga birahari abantu bafite ukuntu bavuga ati hari systeme zisa nkaho ziba zigenda zituruka mu bihugu runaka byo ni ibintu bisanga hano kintu kidasanzwe niba bavuze demokarasi ntabwo ibishingiye imizahanga ariko kuba hari imitegekere abakongomani bigeze gukeka muri M23 kishaka kuba yashinga imitegekere nako SNDP yashinga imitegekere icyo mu Kiswahili bakwita imitegekere iri mikari ikaze kuvuga ntagasuko karakundi bien ordonné bishobora kuba byarateye ubwoba abantu bamwe muri kiriya gice cyo muri Kongo kandi bo barabirebaga gukoresha abantu umuganda kugira gute herega uwo uri mu Rwanda ubona umuganda ari kubaka igihugu kubera umuco wawe ariko kububwira umuntu w'umunyekongo mu kiniki byose ashobora kubyita irindi zina gutunjyana mu bikorwa jewe bya leta gutunjyana muri ibi ngibi ntabwo ibintu byose bishimwa n'abantu bahandi ushobora kuba umuganda ari ishema kuko ubona bari abantu bavuga ko bavuga Ikinyarwanda kandi ko barakivuga imico yabo amazina uko babandwa uko baterekera uko bagira gute ibikindi byose ni ibintu byo mu Rwanda uzi ko banatangaga n'amaturo ibwami inyanza. Sasa rero harimo iyo polemique yo kuvuga ngo bano bantu bashaka kutuzanira ibintu byo mu Rwanda abakongomani so kubamenyereye kubaho bamenyereye kwigenga mu byo bakora niba babeshya niba article 15 n'iki byose niba biri ako kantu kugire akantu ko mu Rwanda bitago ruswa ubuzima bwabo bwakomeza niki ugiye no kurusanga ureba gihe niko bitekereza ariko ino opinion yanjye ubona ko abantu bahangayikishijwe n'igihe M23 na discipline yawe n'iki byose byatera muri Kongo babona nk'icyorezo uzi ibyorezo bingahe kandi uzi covid uzi n'iki mu myaka yawe
bono no babona nk'icyorezo cya covid kuko umuntu amenyereye ko yicukurira amabuye akabaho uko yumva akagira gute kumuzana byo kuvuga ngo patriotism igihugu ngo kigira gute byukuri hari inzozi iyo ujya kureba simvire mu Ventura ajya ntabwo umuvugizi wa ntabwo ndi buri ngoma hari vision ubona mu Ventura na SNDP bakopera muri iyi mitegekere sana sana muri East Africa sibyo ushyire Uganda ushyire mu Rwanda ushyire Tanzania Kenya bujyaho bafite ukuntu bagira ibintu utamenya ukuntu bimeze kandi binarenze bafite kandi urebye aba bajenero muri Ventura benshi basa nabanateguye muri ibisirikare UPDF RDF n'iki byose ntawabihakana ugiye kureba amateka yabo background zabo rero kandi nta mukongomani wanegura ko mu Rwanda Uganda hatari iyo organisation bien ordonnée mu buryo cyangwa ubundi mu buryo by'imitegekere n'imitekano n'iki byose noneho bakibaza reka nkubwire Karinija nk'ubu ngubu niba tuzi igihugu amateka u Rwanda rwanyuze nubwo turi muri byano bya Kongo ariko niba tugiye tubigarura kimwe mu bintu bishobora kuba byaranahangayikishaga n'abasirikare ba Gisifari bamwe barimo babagosora n'abandi bose bakumva ndetse ntibanavanga igisirikare n'abantu bo muri RPA n'iki byose ni tuntu tuba tuvuga hanga twari turimo natwo ituntu tujya kumera nko kuvuga ngo abantu bazane amaordre ameze gutya kandi wenda twe tutabyumva tagize gute abasirikare bafite kuri batekereza rezo pour laquelle minsi ishize Félix Tshisekedi yashinje FRDC bazi umugabo w'ikirenga w'ingabo kuzishinja ko batavuga rumwe izo ngabo arize ari buziyoboye ati n'ikimenyemenye mwebwe turabo imipango yo gukora nk'ubuyobozi bw'ingabo bw'igihugu politikali nanga mukagena magakora ibyanyu kuri tera urumva ndetse burya yese nko kuvuga ngo mwebwe musana badashaka intambara irangira musanga badashaka ibintu bien ordonné sibyo abantu bamba barese mvidire mu Ventura nyangwa se bya FRDC ni ikintu kimwe n'amambure n'abajenero bayo ni ikindi kugeza ubwo ubona nka mu Ventura mu matangazo yo gutasi kuna gutangaza kandi igatanga n'amatariki abantu bazi ibintu by'ubutasi mo gake bashobora kubona ko ibyo bivuga biba ari byo kuko mbere yo kwitega ibanza kubitangaza ikavuga ngo colonel yo mu FRDC ubu ngubu ngo hari witwa Nibarinde urimo guhitinga niba ricira imwami Nibarinde cira umwami urumva ukuntu yumvikana baba colonel Ruhinda muri FDL bamaranye n'igihe kirekire umva baraziranye bati muzadutere inkunga sha muzagire gute urumva operation FRDC irimo ifatanye muri FDL bamwe n'abandi urumva noneho ukareba gasanga diri façon individuelle wenda tutanashije FRDC mu buryo bwa rusange kuko ivuze FRDC uvuze nuri Kindu nuri Badorite nuri hose utari no muri yo diro sibyo ushobora gusanga rero bamwe babona ko ordre n'imikorere n'imitekerereze mu Ventura yigeze kwijajara muri background yayo igafata imigi igafata iki byose banibaza impamvu bahora bayitera ikabanesha kandi babagiye bayikubye umubare ku ntwaro no ku basirikare urumva ko bitabaye inkwirwamo n'ibindi bihugu muturanye rega bigi bihugu bituranye na Ventura bishobora kutayiha abasirikare ariko bikayiha amakuru y'ubutasi kandi nese mu Ventura byose bigirwa niki kuba imenye ko FRDC yateguye ibitero yagize gute niki okay shobora no kubipereza ku giti cyayo ariko ibyo byose enemy cyangwa adversaire wayo nawe aratekereza sibyo akaba yanavuga ati bano bantu batunesha bati bakuraho amakuru bakuraho inama twakoze bagire gute guke ibintu nk'ibyo so nkavuga ngo magambo ahinye ngo igice kimwe cyo muri FRDC ntabwo nayishinda yose bafite n'inyungu mu biri bya Ventura ku giti cyabo ha mu nyungu mu by'ubukungu urumva ahangaha ntabwo ndenkiriwamo n'inyungu za politike kuko muri Kongo harabura amatora imyaka 2 bajye mu matora no kuvuga ngo muri no minsi nta wuzi niba na Tshisekedi uvuga ko yashinje ingabo atabafite ijambo ashobora guca inyuma akavugana n'abantu bari mu Ventura ni gute se washinje ingabo z'igihugu kandi ziri ku rugamba n'abantu wita enemy b'igihugu ari nawe mugabo mukuru ari nawe mugabo rega nawe bashobora kuvuga bati nawe wenda urimo kutugambanira ono sejame kugira ngo wenda hanagaragare impamvu mu Ventura iteza akavuyo hagaragara impamvu yo gushyira état de siège muri Nord Kivu kandi kugira ngo itazamupfira ubusa ajya avuga ati dore n'impamvu ira état de siège hariya ibyo twagezeho gutya noneho mu matora ukazabona bakoze nk'akantu ibintu birahosheje nk'umwaka umwe batirimo n'akamahoro agarutse ibyo yasezeranyije bigezweho tumutore cyane ko karo kare gatowe cyane ka Nord Kivu na Ituri n'iki byose umuperezida wese wahaferinga wahatsindwa mu buryo bw'amatora byo gutora ibingibi iyo hatsinzwe ari gutsindwa n'ahandi kuko niho ari mu turere dutuwe cyane kandi tugira ishyaka mu gutora ni kimwe nuko tuvuye ku ruhare rw'abasirikare ba FRDC bamwe batifuza ka aferi zarangira kugira ngo aferi zabo zitagira ikibazo n'abakabira n'abari bose n'aba Fayulu nabo tuvuga bashobora no kuvuga bati reka natwe twenyegeze umuriro niba ari intwaro niba ari iki niba ari n'amakuru nk'ayo gutasi twavugaga n'abakabira bakaba bavuga bati abantu banje bari aho ngaho mu nzego z'ubutasi mujye muhereza y'ingenzi abo bantu be mu Ventura burya intambara n'ubutasi
nubwo wazana umubare w'abasirikare 1000 unafite 10 yagutase yakurangiza Yego, so ugasanga n'abanyapolitike n'abakabira n'abandi bose bashobora kuba bafite ukuboko muri ino ntambara ikaba ari politike kurusha abantu bayibona mu bisasu mu bibombe n'iki byose twe tukavuga amabombe ngo yavuze ngo Bunagana ariko Bunagana nyayo rikinga kati mu cyangwa iri muri presidence iyo muri palais présidentiel urumva nkuko no muri tubivuze haruguru kishobora kuri no kubona ku giti cyabo bayoboye ingabo muri kariya kare bavuga bati ibintu bihosheje imishinga yacu imbaho twacuruzaga amadiyama twabonaga ibi bintu bava turimo kuzana si ibyacu ubundi zana urudere gute niwe yisabye ishinzwe iki kandi twabasirikare b'igihugu. David, itangazo ry'ingabo z'u Rwanda rero rivuga ko RDF isaba iperereza ku bisasu ingabo za Kongo Fardc zohereje mu Rwanda. Colonel Ronald Rwivanga uvugira ingabo z'u Rwanda yavuze ko umutekano mu Kinigi wagarutse n'ahahakikije umutekano umeze neza bakomeretse bari kwitabwaho kandi abayobozi bari kugenzura ibyangiritse. Kuba ibisasu byatangiye kugwa ku butaka bw'u Rwanda bivuze iki? Kuba ibisasu byatangiye ku butaka bw'u Rwanda bishobora ku ruhande rumwe gufatwa nk'ubushotoranyi nubwo byanafatwa nk'impanuka y'intambara. Hano ushobora kubifata mu buryo bubiri, uburyo butatu, uburyo bwa mbere nakubwira nubwo uko wenda nkuko umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda na RDF yasabye iperereza. Reka nyine abantu bazare bizava mu iperereza twege turabanyamakuru urumva ntabwo turi abasirikare. Kubera iki? Kuko nawe ntabwo yakonfamingaga niyo mpamvu yasabye iperereza. Ariko yavuze FARDC ntabwo yasabye IGVM gusa yanavuzemo FARDC ko aribo babiteye. Impamvu ko byagenda kose nuko kenshi na kenshi biri mu bintu bijyanye na sovereignty z'ibihugu hatukwanye nguki bavuga nguki zitukwamo nkuru no kuvuga ngo nundi wari we wese ABCD warasi igisasu giturutse ku butaka bwa Kongo uwo ari we wese urumva icyo ashatse kuvuga nubwo yaba atari FARDC urumva nubwo yaba ari inde muri abo bose bafatanya nayo n'iki byose babikoze mu buryo budeliberema mu buryo umuntu cyangwa base banabishaka nako no kuvuga ngo byose bigomba kozwe FARDC kuko FARDC niyo gara y'umutekano faso ya souveraineté y'ubutaka bwa Kongo. Icyo kirumvikana nta wundi watunga gatoki nuko yaba ari umuturage wateye ibuye mu Rwanda wowe FARDC wowe Kongo urabisobanura nka leta ntago leta nyine zajya kuganira about umuntu uraho ngaho gusa nubwo zaba zinamuzi urumva niyo mpamvu nyine haba hasabwe n'amaperereza. Ubuse ni abari wenda nka gisasu cya Monisco cyaguye bikaba byitiriwe oya niba kuko ibyo Muvent turivuga ari byo ifite iriya ntambara ihuriyemo n'abantu benshi barwana n'indege ya Monisco ya kirasa urumva n'indege ya Monisco ya kirasa na FDL ya kirasa urumva nande wundi na oya na Muvent ya kirasa kugira ngo nayo ikore ikintu kibiza nka bouc émissaire kugira ngo nayo ivuge iti nimureba muza kuturwanya mukarasa no kubihugu umuturanyi ariko kugiye no mu buryo bwa strategique nuko geography hari imeze urumva nyine niba barwana bari iburyo abahanganye bari bumoso n'iki byose nawe ubona ko uko biri kose uko bavuga ibirindiro bya M23 bimeze bisa nka hari byo biteye umugongo u Rwanda ku buryo ugiye kureba ibyo bisasu byarashwe na adversaire wa M23 birumvikana. Ibyo rero ni ikibazo kitoroshye cyane kurasa ku butaka bw'ikindi gihugu kimwe cyo nuko niryo tsinda ryagiyeho rikemura ibibazo nk'ibyo ariko nta washidikanya yuko izo dega wowe urimo kuvuga ngo ni dega ushobora kuvuga ngo ni sosone dega collateral ngo ni ibintu bishobora kuva ntabwo u Rwanda ruri mu ntambara kurasa ku Rwanda eventually ko navuze muri 2012 biba bishobora guteza ikibazo kitoroshye harimo no kubihugu bishobora guhangana mu buryo bwa gisirikare. Urumva rero ni ikibazo kitoroshye cyane bakarwanya barwanira ku butaka bwa hariya cyangwa se ikindi kintu gishoboka nkuko abakuru b'ibihugu bagiye bakaganira na Nairobi naho hose ibintu nk'ibyo si ntabwo kerekana byarabaye ntitubimenye ntabwo byakabaye byiza ko FARDC yengejinga M23 bikajya mu bintu by'intambara nta buryo ubu cyangwa ubundi bw'ubutasi busangiwe itamenyesheje RDF cyangwa se igihugu cy'u Rwanda izi ko bihana umupaka izi ko no minsi bigeze kurwana abakongomani bakarenga imipaka bavuga ko batashoboye kubimenya amanama GPS bakoresha ashobora kubabeshya. So urumva rero kiriya cyo kiba ari ikibazo gikomeye cyane ku buryo ntekereza ko FARDC itaba yabitekerejeho ngo itange iteze ubwenge ivuga iti
mu buryo bw'ubutasi birashoboka ibihugu bikorana bavuga bati nyamuneka operation turimo gutegura turimo kugira gute ibi ni birashoboka cyangwa ntibishoboka muzadufashe mube hafi ahangaha mugire gute ibintu ngibyo Fardc kagereka kuri ibintu byabo byonyine umenye igisasu urashaka ko umenya aho kigarukira nubwo bavuga bati igisasu kirasa muri bingana gutya ariko sintekereza ko artillery ya Fardc iba yabanje kureba ko niba kitari bugwe hasi kigakomeza ntabwo kiri bwo ku butaka bw'u Rwanda bise babibonye icyo ni ikindi abantu bagomba no gutekereza kirenze icyo kimaze kuvuga haruguru nuko ushobora gusanga na Fardc ishobora kubikora ku bushake kugira ngo wenda irebe ko hari ibindi bihugu bishobora kwinjira muri iyo ntambara. Fardc iratsa ku butaka bw'u Rwanda ku bushake kugira ngo irebe ko u Rwanda rushobora kwinjira muri iyo ntambara noneho isigare negosia nk'igihugu ku kindi ivuga uti dore ibyo tujya tuvuga nk'ibyo ya muvugizi ogeze kuvuga ati ingabo z'u Rwanda gutya zitera imwe mu Ventura ibintu nk'ibyo ngibyo twafashe ingabo z'u Rwanda nk'ibyo kugira ngo habaye intambara hagati y'ibihugu noneho M23 ive mu nzira isi ibirarangiye urumva ahubwo cyangwa se kanavuga iti turashaka kwereka ko u Rwanda ko M23 iri hafi n'umupaka warwo ari ikibazo kuri twerekana ko tujye tubarasaho bazagezaho ibintu M23 bayinu bitwihuriza hagati mu gihe ibyo ngibyo bidahari so urumva ibi ngibi birimo kuko M23 nawe yabikora urumva ivuga uti bano bantu bafatanya na FDLR bafatanya n'izo nyeshyamba zose zirwanya u Rwanda Fardc nyine n'iki bintu nk'ibyo ngibyo reka natwe duhindukize imitutu turase nk'ibisasu nk'abingahe kugira ngo u Rwanda rurakare wenda narwo rutwumve neza rubone ko hari threat yavutse hanga hitari isanzwe hari ibi bintu byose abo bose barabishobora Kongo yarasa ku Rwanda M23 yarasa ku Rwanda deliberément cyangwa se banabishaka ibintu nk'ibyo ngibyo byose iyo uri musesengura nkatwe muvuga ngo turabasesenguzi ntabwo tujya mu maranga mutima cyane ibiriya bisasu nta n'umutabitera muri bariya izivuye muri zerekana abahanga muri ariya maperereza izerekane uwateye biriya bisasu ariko icyo mbona cyo cyakabaye cyiza gene nk'umujyanama niba bakongomani bumva ikinyarwanda bari Kinshasa nuko adakwiye kujyaho izo operation birasanzwe ubundi biremewe ko ugiye gukora operation ziri bwegere umupaka ugomba kumenyesha igihugu muturanye mu gihe iby'umwe bifitanye umubano mwiza nk'u Rwanda rufitanye na Kongo uyu munsi ariko ikintu cyo kuba ibihugu bifitanye amadiplomasi amambasade bifitanye ikindi kintu nk'ibyo ngibyo kwiyangaje ukajya gukora operation ku mupaka uzi ko umupaka ndetse utarimo n'inyanja utarimo n'iki byose ngo uvuga uti nibura hano hagati harimo inyanja harimo amazi magari wenda marine nizikora amakosa turabikosora gutya ukabona umupaka yaza Kabuhanga ukagenda Sabyinyo ukajya hose kugera Bunagana aho uva kuri Rubavu ugaca kuri Musanze kuko ibisanzwe byateye Musanze urumva wangaje operation utamenyesheje ikindi gihugu cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. David dusoza urabona hari ibyago byinshi byo kwintambara yakadukira akarere bagabye kuri iyi mitwe cyangwa se urabona Fardc iragarukira gusa kuri M23 cyangwa iraza gutwataka n'indi mitwe kuko ntabwo itangazo ryo muri Nairobi ryavugaga M23 gusa ryavugaga n'indi mitwe kwisabwe gushyira intwaro hasi igasubirayo mu bihugu yaturutsemo cyangwa ikishyikiriza ingabo za guverinoma. Ikigaragara cyo wenda nuko nabangiye ku muti w'ikibazo umbaje mu buryo buri directeur ariko ngisasira ukuntu ikigaragara n'icyo narimo kuvuga mu kanya hari haruguru nta muntu n'umwe nta gihugu na kimwe gishobora kwigaruza umutekano kitafatikanyije n'ikindi kandi ibihugu birigara imitekano y'imipaka yabyo ndetse n'imitekano mu buryo bwa rusange ibintu nk'ibyo ntabwo ni nko wavuga uti kugira ngo byumve neza mu bintu by'ubumenyi bw'ikirere ntabwo ushobora kuvuga ngo jewe ngo ndu Rwanda ngo ndi Kongo ngo ndiki ngo giye ngo nzamanaging ikirere cyanjye ngo ngushe imvura ingana gutya milimetero zingana gutya ngo nzimanaging gutya mwese murakoresha ikirere kimwe bivuze ngo rero rwacu kuri mirwanya suri hano wahandi ntazayicukure n'ubundi suri yazagutera kuko ibyo byose urumva ukuntu abantu bagomba gufata ibintu nk'ibyo Kongo ntacyo yakwigezaho kuri M23 idakoranye n'u Rwanda n'u Rwanda ntacyo rwageraho rudakoranye na Kongo kuri bariya bose bagize gute baba boperitingira muri Kongo kuko niba FDL muri Kongo iri muri Kongo nyine n'u Rwanda ruzaje kuboperitinga ibintu ngibyo hazabaho imikoranire uko byagenda kose icyo kintu nacyo kinabura cyane njya ingana no kugisubiza rumbajije bivuze ngo rero nabiri yabango igihungo kibwira abantu ngo mugende igihungo kibwira abantu ngo mugende ibintu ngibyo ibyo ni amagambo ya politiki bari mu matangazo ariko technical mu ibintu bidashoboka mbona ikintu gikwiye rero cyane akemura n'ikibazo kitarimo kukeka ko ibihugu bishobora kurwana kuko nta gihugu bipfa kurwana intambara ziri open ntago bishoboka ntago byavamo ntago isaha igeze umba cyo kurwana hagati y'ibihugu ndetse n'ibitwumva muri za Ukraine nahe hose byose ubona ko narashivuga ngo wenda ngirira ntambara ngo ni operation ngo zihariye ntagira yite ntambara we ntambara yero ibintu nk'ibyo ngibyo hari abantu bajya babyumva neza impamvu nzanye Russia muri akakanya iyo ufashe map ya Ukraine ukabona umupaka wayo reshya hari umupaka uri safe munini ibirometero bigize ku nka 6 Ukraine hana na Russia
utariho intambara ariko bakarwanira aho bayerekeje kuki Ukraine itajya guturuka ahandi hantu ruguru naho hatari intambara ibintu nk'ibi mbazanye urwo rugero nta gihugu bipfa kurwana nibyo twumva uyu munsi ntabwo biri muri open war ntabwo biri mu conventional war biri muri conventional war byaba ibindi bivuze ngo kirere cy'intambara cyo kuba ibihugu byarwana u Rwanda Kongo u Rwanda n'iki byose biriya ibintu biba bishoboka byo gutera ibisasu n'iki bikarenga umupaka batanagize gutegere ko mbitekereza ntabwo intambara ishoboka ariko intambara itashoboka hakaba hari iyo mitwe y'inyeshyamba nk'ubu ngubu ugiye nigeze kubwira abantu sinibuka cano nabibwiye nko mu Rwanda u Rwanda rwatangiye guhuza ingabo muri za 90 na kangahe za Rubona na Gako urumva n'ubari bataye 37 banza yari bimbura izindi yo guhuza ingabo za RPA na FARC gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo so rero ugiye no kureba amakimbirane mu bihugu bitandukanye ku isi tugiye muri geopolitique kujya muri Libya ukajya Iraq naho hose ahantu hagiye bakaduruvayo ndetse na Afghanistan mo gake ikintu kigora abantu no guhuza imitwe y'inyeshyamba no mwarwanaga mugakora igisirikare kimwe ibintu nk'ibyo ngibyo ndabisubiramo uyu munsi iyo Fardc yakabaye imenye ubwenge yarokirita abantu muri Muventuro ndetse bakaba banayifasha gukemura ikibazo kiri mu gace ka Rucuru Warikare na Masisi n'ahandi nk'ahantu nk'aho ngaho ikibazo Muventuro na SNDP bagiraga mbere ntashobora gushyikirana kimwe kuvuga ngo n'abasirikare ngo bashobora gukorera aho bavuka badashobora gukorera ahandi cyo ntabwo ari cyo nta gisirikare wavuga ngo uzakorera iwanyu ngo uzagira gute kugire gute ariko by'ukuri niba byaranagerageje bigaferinga bikeshwa Kongo ni kiyasi cyo kuba yavuga muri iki gihe cyo kuvuga ngo niba ari byo bavuga ngo n'uburyo bw'ubutabera uburyo bw'iki bakubahirizwa ubutabera bwabo ariko bakareba ukuntu nanone baca n'inkoni zamba kuko urumva n'icyakemuye ikibazo mu Rwanda ukabona u Rwanda rufite umutekano umeze gutya kimwe muri byinshi bien sûr nicyo kintu cyo guhuza ingabo ukika ko iyo exfare bavuga ati no mwebwe abashomeri mugende ibyo ntwarabibonye nutakoze icyaha nutaragize gute n'iki byose ati genda jya guhinga uzi guhingisha umuntu amenye guhingisha imbunda ukajya kumuhingisha ibishanga urimo kure atabaye demobilize ngo bigere gute ntabwo byava urimo kure sasa rero amagambo Kongo leta ko ngiye yivugisha Kinshasa M23 ntabwo muze mujye guhinga iwanyu urumva ntabwo bari abagenerali bamboneza abagenerali bande yande bamakenga mboneza ni kandi bose n'iki byose aba basore muri M23 bacyari n'abatoye kujya kubahingisha ntabwo bizavamo Kongo nishyira agapira hasi urumva ikore checklist by'igi byose izana abaturage bayo urumva sino bazarwana mpaka urumva na M23 izaza M30 M48 sibyo kuko rero M23 2008 hashize imyaka 14 kugeza uyu munsi baragerageje nkunda yarafashwe urumva Mutabazi Colonel Mutabazi yarapfuye bantaganda bagiye irahe urumva M23 yagiye ikibungo indi yagenda ijya bakazarama ndetse n'amakengu uyu munsi nugo bagira gutya bakavuga ati nta kiriho urumva M23 yakomeza kandi bakarwana mpaka urumva Kongo nigire gutya rero ndahera kuri Kongo kandi na M23 mukanya maze kubivugaho ifata abasore bayo urumva n'abana bayo ibashyire mu gisirikare ibatoze bifashisha amahanga abafashe abo bana bayo no tuvuga ba M23 buve ko guhora bamena amaraso mu gace kabo ntacyo bizabagezaho kuko umaze imyaka 14 se watangiye hasi 20 baraza gusaza usange umuzigo wakunaniye uwuraza n'abana bawe sibyo nabo nibagende bavuga bati tugiye mu kazi barwanira umutekano w'igihugu cyabo aho badiployinze bemere nta birenze urumva amahanga bafashe abantu babo batahe bari mu mahanga umutekano ugaruke ubu ngo handi sigeze ni igihe cy'iterambere bumve ko intambara nta kintu izakemura rwose rero mu ijambo rimwe iyo Fardc ntizatsinda M23 no M23 ntizatsinda Fardc bazabona muri ibyo ngibyo MONUSCO ibarusha misiyo yabo yikomereza gusa buriya cyo bashaka MONUSCO rimwe kwibonekeza nkiri mu ntambara kugira ngo bayongerere imyaka n'amafaranga kuko bafite amafaranga menshi cyane ntago MONUSCO ntikunze Fardc ntikunze M23 kuko bakunze yabajya hagati bagakora ese uburi kuki muri Kongo badakora zone demilitarize bakavuga ati aho kugira ngo barwane M23 mwebwe mwigira inyuma gutya nkuko mu Rwanda byagenze ibyo bita zone tampa demilitarize DMZ urumva mugende mwigira inyuma gutya muva ahantu hari abantu batuye mwe kubabuza umutekano urumva hagati dushyiremo ingabo zibajya hagati MONUSCO yagombye kujya hagati ya M23 na Fardc ntabwo bagombye kurwana kuko na M23 n'abakongomani sibyo ariko iyo ufashe Loni igaprena part y'abantu bamwe kajya kurwanya abandi kiba cyabaye ikibazo gikomeye cyane kandi mu nshingano zo harimo kubungabunga amahoro n'umutekano mu byo MONUSCO ishinzwe n'umutekano wa M23 kuko n'abakongomani yagomye kurinda ibirindiro byabo
urumva sasa rero aba barimo kuvuga ngo turabashyikiye turwane ntago bakunze Tshisekedi ntago bakunze Kongo icyo bashaka nuko bikomereza bishone yabo babonamo ibidolari byinshi bo bafite ibifaru babiproteje bagize gute niki mukomeze mu marane twebwe ibyacu twebwe inyungu zacu turaziza so mu ijambo rimwe rero ndibashyire hamwe bahagarika imirwano abashaka kuvuye mu gisirikare cya Kongo bajyemo bademobilize bashyira agace katangwamo imirwano urumva baganire bakemura ikibazo otherwise iyi ntambara yamara n'imyaka 150 kandi izo ntambara turazigimara igihe kirekire n'iki kintu zitanga. Murakoze cyane David. Urakoze nawe.